Turi mu gishanga cy'ikiyaga cya Mugesera. Iki ni ikiyaga giherereye mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma. Iki kiyaga gikora ku mirenge ine, ni umurenge wa Mugesera, uwa Rukumberi, umurenge wa Zaza ndetse n'umurenge wa Karenge wo muri Rwamagana. Tuhasanze umuhinzi wabigize umwuga, ahinga imbuto z'amoko yose. Aratangira atubwira ukuntu yatangiye umushinga we n'amazina ye. Murakoze cyane nyakubahwa munyamakuru wacu, nkuko ubivuze koko yitwa Kubwimana Gideo, nkorera ubuhinzi hano muri iyi site yo kuri ikiyaga cya Mugesera. Ubu ni ubuhinzi natangiye kera ngifite imyaka 3, aho najyanaga n'ababyeyi banjye mu bintu by'ubuhinzi bw'imbuto. Naje kubikomeza ku rwego ngezeho, ngira ngo namwe murabyibonera. Ni urwego rwiza cyane, turahinga imbuto zose n'imboga, duhinga imbuto zigiye zitandukanye nk'uko muri kubibona. Ubu aha duhagaze rero ni mu buhinzi bw'imbuto zitwa intoryi. Ni intoryi nziza zo mu bwoko bwiza, za ntoryi zimwe rwose abantu bakunda cyane, kugira ngo namwe murabyibonera. Murabona ko zari intoryi nziza z'inyarwanda, nziza zikundwa n'abantu. Dufite gahunda rero yo kujya tuzikora mu buryo bwiza, tuzitera umuti nk'uko muri kubibona, dushyiraho amafumbire kugira ngo umusaruro wacu ukomeze kugenda neza, kandi n'abantu bazikenera bazibonere ku gihe. Kugira ngo murabona ko ari ibintu byiza cyane bishimishije. Murakoze cyane. Yego Gideo, ugize neza, ukomoje ku buhinzi tugusanzemo uyu munsi, ubuhinzi bw'intoryi. Izi ntoryi zawe zimaze amezi angahe Gideo? Nk'uko mubibona, intoryi ni igihingwa cyera iminsi 90, ariko ubu izi ngizi zimaze iminsi 60 n'amezi 2. Urabona ko zifite amahuri, turimo kugenda dusaruramo iza mbere, zimaze amezi 2 tuziteye. Izi ntoryi zimaze amezi 2 ngo ni iminsi 60, ubaze umunsi ku munsi, ijoro n'umunsi, izi ntoryi zigeze ku rwego rwo kuba zimaze iminsi 60. Ndabona zifite imiteja, zatangiye kugira imiteja. None Gideo, umushinga nk'uyu kugira ngo uhagurutse utangire umushinga nk'uyu ku ngengo y'imari ubuhagaze, kugira ngo ubwire abandi banyarwanda b'abahinzi badukurikiye, umushinga nk'uyu kuko urabisaba iki? Igishoro, batangije igishoro cyangwa muri uyu mushinga turimo ubu ngubu? Ubuhinzi bwacu ni ubuhinzi bukomeye cyane, ntabwo bigoye cyane, buri wese yabikora, ariko igishoro ugomba kuba utangije byibuze ufite nk'ibihumbi nka 500, watangira mu buhinzi bw'imbuto bikagenda neza cyane rwose, nta kibazo. Yego Gideo, urakoze cyane, ugize neza. Ufite nk'ibihumbi 500 watangira ubuhinzi bw'imbuto, ugahinga intoryi. Wahinga intoryi gusa cyangwa wajya uhinga n'izindi mbuto? Nk'uko mubibona ngira ngo turibuze nabyo kubigeraho. Uhinga intoryi, uhinga imbuto zigiye zitandukanye, duhinga kokombure. Ngira ngo hariya ku ifasi haraguru naho urabona ko harimo kokombure zikiri ntoya ziri kubagarwa, zikeneye kugira ngo zibe zasasirwa. Ubuhinzi bwose ubasha kubukora, kuko ntabwo wakora ubuhinzi bw'intoryi zonyine. Ubuhinzi bwose ubasha kubukora ufite icyo gishoro kandi bigakunda. Bozize François Hollande, njyewe niko nitwa, ndi umunyamakuru wa Bozize TV, ikinyamakuru gikorera kuri YouTube channel. Icyo nagusaba, uzakora subscribe, wandikamo Bozize TV, uzakora like, ukore share, comment. Inkuru nk'izi, ibiganiro, ibyegeranyo ntibikajye bigucika, umenye ko nantu biteje imbere. Uyu munsi turi Rukumberi, twasuye umuhinzi Kubwimana Gideo, umuhinzi wagize umwuga, umuhinzi uhinga amaterasi n'amaterasi, ahinga amaterasi y'intoryi, agahinga inyanya, ahinga kokombure, ahinga insenda, ahinga ibibiringanya n'izindi mboga zose nka dodo. Mu by'ukuri nyakubahwa Gideo, uyu mushinga wawe uteganya gukura amafaranga angana iki? Kwamaze kuvuga ko washemo 500. Umushinga ni umushinga byari inyungu. Ngira ngo nkuko muri kubyitegereza neza, ngira ngo urareba neza, reba naho urabona imbuto zitangira kuza neza, ngira ngo muri kubyitegereza. Yego, tukona rwose amahuri ni meza kandi ameze neza, muri kugenda mubyitegereza. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu amafaranga ashobora kuvamo, nkuko uri kubona ubuso bungana gutya, ntabwo ushobora kujya munsi ya 3 miliyoni. Yego, aha hantu washoyemo 500, ntabwo ushobora kujya munsi ya 3 miliyoni. Abanyarwandakazi, abanyamahanga mudukurikiye kuri Bozize TV, imishinga irahari, umuntu yakuteza imbere. Birashoboka cyane kuba washora ibihumbi 500 ukabona 3 mu minsi 90. Mumva ko nta kazi, abantu ngo mu akazi karabuze, imirimo yaburiye he? Akazi kari ahubwo, cyangwa no gufunguka mu mutwe, kuramo ku mifuka tugakora. Uyu muhinzi Kubwimana Gideo, nkuko twatangiye abivuga,
ahinga imbuto nyinshi, ahinga intoryi, ahinga na kokombure. Aha twari turi mu murima we w'intoryi, tugiye gukomeza tureba na kokombure ze, ese zigeze he, ese zo ibyazo bimeze bite. Kokombure ni izi bita kokombure. Ni ukuvuga nk'uko mubikurikiye mubibona, kandi yatuye ko ahinga intoryi, ahinga na kokombure. Kokombure nazo ni imbuto nziza cyane zikunzwe, zera zikagira umusaruro. Agiye kutwinjiza neza mu mushinga wawe wa kabiri wo guhinga kokombure. Atubwiye se wo ugeze hehe, uyu mushinga ugeze he? Bwana munyamakuru rero wo ku kinyamakuru Boze TV, nk'uko muri kubibona, yego, kugira ngo murabona ko uyu mushinga wa kokombure nibwo tukiwutangira. Yego, kuba byitegereza neza murabona ko zikiri ntoya, kokombure zikeneye kurerwa. Ubu tumaze kuzibagarira nk'uko mubyitegereza, tugiye kuzisasira, hanyuma tuzikurikirane dushyiraho amafumbire, hanyuma imbuto zacu za kokombure zihite zimera neza. Izi ni imbuto zera vuba, zerera ukwezi kumwe, zikaba zimaze kwera zigatanga umusaruro. ugize neza. Uratubwiye uti izi ni imbuto za kokombure zera iminsi 30. Mbese izi mbuto ubu zimaze iminsi ngahe zitewe ko tubona aribwo ziri kubyiruka? Izi mbuto rero nk'uko uri kubona zimaze icyumweru n'igice. Icyumweru n'igice ubwo ni iminsi 11, niyo minsi zifite. Izi mbuto zimaze icyumweru cy'iminsi 7 n'igice cy'iminsi 5, cy'iminsi ingahe? 3, yose hamwe iminsi 10. Uyu munsi ni wa 11 niko mutubwiye. Uyu mushinga wanyu wo ingengo y'imari mwateguye yawo ingana iki? Uyu mushinga rero uko uri kubona aho ugeze ahangaha, uyu mushinga umaze gutwara ibihumbi 50. Uyu mushinga umaze gutwara ibihumbi 50. Iyi terasi yose kugira ngo kokombure uzazamure uzibane ku munsi 11 twabonye uyu munsi, uzizamukane uzize ku minsi 30 zitanze umusaruro, zizatwara ingengo y'imari ingana iki nyakubahwa muhinzi mworozi we twasanze hano? Ntabwo bigora kokombure kuko ari igihingwa cyerera iminsi mikeya, ntabwo bizarenza amafaranga 1000. Izi ngizi izi kokombure uteganyije gushoramo 200,000, umaze gushoramo 50,000. Ese kokombure zawe zeze neza nko byifuza? Dore ufite imvura, ufite ifumbire, ubutaka bwiza bwa hano ku kiyaga cya Mugesera rwose bumeze neza hano mu kishanga. Wakura umusaruro ungana iki washoye 200,000? Washoye amafaranga 200,000 muri kokombure zitera neza. Kokombure ni igihingwa kigira amafaranga kuko gikundwa n'abanyakigali cyane, bibafasha mu buryo bwinshi bwo kwivura mu bintu by'ubuzima bugereye ubuzima. Ni igihingwa mbese kiri international, hano ntabwo ushobora kujya gusiya miliyoni. Ugize neza. Uravuga ati kokombure ni igihingwa gikundwa n'abanyakigali cyane. Ni nayo mpamvu natwe tuzakomeza tugenda tugusura umunsi ku munsi tureba se imbuto zawe umushinga wawe ugeze hehe, n'abadukurikira kuri YouTube channel bagenda babona umushinga wawe ukuntu ugiye umeze. Mu by'ukuri Gideo umaze kutwereka imishinga yawe 2. Wagize umushinga w'intoryi, uriya mushinga ungana kuriya ushoramo 500, hakavamo 3,000,000. Ushoye naha ngaho uzakuramo ibirashomo 200,000. Gideo gira inama wagira abandi banyarwanda bahari bavuga akazi karabuze, ngo imirimo yarabuze, ngo nta business, ngo barashomereye. Bagira inama hano kuri YouTube channel, ugira icyo inama wagira abandi banyarwanda nabo icyo bakora. Ngira ngo inama twagira buri muntu wese utwumva hano kuri iyi channel, gukura amaboko mu mifuka, bakadusura, bakatwegera, tukabagira inama, tukabereka uko ibintu bikorwa. Ni ibintu byoroshye cyane, bakadukuraho inama nkatwe twabitangiye kera, turabasaza muri ibi bintu. Bakwiye kudusura rero tukabereka uko ibintu tubikora. Yego Gideo ugize neza. Urabate abantu bagomba kudusura bagakuramo ku mifuka, bakaza tukabereka kuntu umushinga ukorwa, kuntu bapanga umushinga w'ubuhinzi, kuntu bakwiteza imbere, kuntu mbese akazi gatabuze, ahantu inyungu iva, ibanga ry'akazi. Mu by'ukuri Gideo Irukumberi, umuhinzi wabigize umwuga, niwe tugikomeza gusura. None Gideo ubu izi ntoryi ko zaje imbere, uzazisarura aya mahuri? Amahuri tuzayasaruramo ndetse ntabwo turenza uyu munsi, kuko burya urabona ko intoryi nziza ntabwo turenze uyu munsi. Turasarura tukayakuramo tukabyaza umusaruro rwose, kugira ngo namwe murabyibonera. Uragira uti nuko mwazindutse banyakubahwa abanyamakuru, mwakabaye munsanze ndi gusarura ndi mu musaruro, ariko musanze nyine gutera umuti kubera mwazindutse kare muvuye i Kigali muje kureba imishinga yacu dukora. Dusanze hakiri kare mukiri mu gihe cyo gutera imiti kugira ngo ubukoko butazabatakira imyaka, ariko mu kanya ngo haraza kubaho n'umusaruro. Yego, mu kanya haza kubaho umusaruro bana munyamakuru. Gideo ubwo ni inshuro ya mbere ugiye gusarura muri izo ntoryi zawe zimaze ya minsi twabonye 60? Ni inshuro ya mbere. Ahangaha ku nshuro ya mbere icyo bita amahuri uteganyije wenda ko wakuramo
umusaruro unganya iki? ngaha ndakuramo imifuka itatu mu musaruro wa mbere. Umusaruro wa mbere gufata amahuri ya mbere abanyarwandakazi mwebwe mudukurikirana kuri YouTube channel, umusaruro wa mbere niwo bita amahuri nyine nizi ntoryi muri kubona zaje mbere, izi zaje kurabo rwa mbere, avuze ko agiye kuramo imifuka itari munsi y'itatu. Umufuka wabagaza ngahe? Umufuka uko muri kubyumva neza, umufuka uhagaze ibihumbi 20. Umufuka umwe ni 20, ugiye kuramo imifuka itatu ku nshuro ya mbere ahangaha. Ubwo no 60 ya mbere ugiye uyagaruza cyane rwose. Birumvikana ko uyu mushinga rwose abanyarwanda tugomba kuramo ku mifuka, tugahinga, tukorora. Nta kazi k'umunyagara kabaho, nta faranga ry'umunyagara ribaho, akazi kose n'akazi, nta murimo mubaho, icyo yakora cyose cyaguteza imbere. Ndi Wahize François Hollande niko nitwa. Ndabashimira cyane abadukurikira kuri YouTube channel yitwa Wahize TV. Abakora subscribe ni mugwire, dutere imbere. Ukoze like ni byiza. Turabashimiye cyane nyakubahwa Gideo. Murakoze cyane bwana munyamakuru.